nongeye kuguha ikaze nanone kuri Learn with Dr. Lee, urubuga tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana, bya bintu byose bizagufasha kugira ngo nyine ubuzima bw'umwana bugende neza. Hari tips zizagufasha kugira ngo nyine urere umwana neza, kure neza, ari physically, mentally stable, ameze neza. Ikindi even like we have to consider emotional y'abana. Ni ukuri aha niho heza uzajya ukura ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana. Niba ari byo biganiro waje ushaka cyangwa uhora wibaza byinshi ku buzima bw'umwana, aha niho hantu heza ho gukura ibyo biganiro. Ntugende udakoze subscribe, udakoze like ku biganiro byacu kugira ngo dusapotinge, ikindi turusheho kujya nyine tuguha ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana. Njyewe mu bana nitwa Olive, ndi umuganga w'abana ariko nanone uri kwihugura byimbitse nyine kuvura no kwita ku buzima bw'abana. Ari nayo mpamvu iyi channel iriho kugira ngo ubuzima bw'abana burusheho kugenda neza, barusheho kumererwa neza, nyine barusheho kuba well protected and supported. Rero ndagushimira cyane nanone niba uhora ureba n'ibiganiro byacu. Ni ukuri ndagushimira kandi wiyumvamo ikaze nanone. Ni ibintu by'agaciro kubagira kugira nyine mudushyigikire, ikindi kugira ngo n'ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Ni ibintu byo ku appreciatinga buri muntu wese wadusapotinze. It's amazing support kandi ni ikintu nyine cyo kwishimira. Uyu munsi rero niba uri wa muntu uhora wibaza oh my god, nyine ndubashaka kubyara impanga, ese ni gute nyine nabyara impanga, ese birashoboka ko nanjye nabyara impanga? Iki kiganiro tugiye kurebera hamwe byinshi bishobora kuguha amahirwe yo kubyara impanga, cyangwa bishobora kukongera amahirwe no kubyara just gusa, kugira ngo nyine nimba uri wa muntu uhora wibaza icyo kibazo nanone wongere ugire igisubizo, kuko ndabizi nanone hari abantu benshi babyibaza nyine. Aha tugiye kurebera hamwe bimwe bibaza n'ibisubizo by'ibibazo byinshi uhora wibaza. Ese nabyara impanga? Ese ni iki nakora? Ese ni iki cyanyongera amahirwe yo kubyara vuba? Ese nyine utwo tubazo twose tugiye kuturebera hamwe kugira ngo bamwe tubamare amatsiko, nyine bunguke byinshi nanone bijyanye n'ibintu ushobora kongerera kuba wabyara impanga cyangwa kuba wabyara muri rusange. Uyu munsi rero ndakeka iki kiganiro kijya gusubiza ibibazo kuri bamwe na bamwe, kandi nawe nimba rwose wumva uri interesting kumva kino kiganiro, ukirebe kugeza kirangiye. Ikindi ntugende udakoze subscribe, like kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Ese ubundi kubera iki abantu benshi nyine bahora bumva babyara impanga? Nyine like umuntu aba yumva ari ikintu cyiza, even like kubona nyine utwana tw'impanga kumva ni ikintu kimushimishije. Ese ni ukubera iki nyine abantu biyumva like amarangamutima yabo nyine aba ameze gutyo igihe cyose babonye impanga? Ariko nanone ndatekereza buri muntu wese nyine ntekereza ko abantu benshi ari icyifuzo bagira, ariko nanone bakabura like bya bintu bashobora gukora bibongera nyine ayo mahirwe yo kuba babyara impanga. Ari nayo mpamvu nabaza n'iki kiganiro, kuko hari n'abantu bajya babimbaza. Niyo mpamvu rero nakoze iki kiganiro kugira ngo wunguke byinshi bijyanye n'ibintu ushobora kongerera amahirwe yo kuba wabyara impanga. Ni ukuri ikiganiro ni ingenzi ndabizi ku bantu benshi. Ubundi tugiye kubanza tunyure muri make. Ese ni iki ubundi like umumama utwite ni ibiki akwiye kwitaho, even like ashaka gutwita byonyine ni ibiki akwiye kwitaho? Mbere yo gutwita ugomba kuba emotionally prepared. Nyine like ugomba kuba witeguye yuko ugiye gutwita. Ubundi gutwita byakabaye kuba ari ikintu witeguye, haba mu buryo bw'umubiri bisanzwe ndetse n'amarangamutima yawe yiteguye, kuko nibyo bintu bizatuma nyine like n'umwana wifuza gutwita, inda wifuza gutwita iba successful. Ugomba kuba witeguye mu bitekerezo, mu marangamutima yawe, witeguye no mu buryo bw'umubiri bisanzwe nyine. Ese mu marangamutima yawe nyine ni gute umuntu akwiye kuba yiteguye?
ubundi niba bitegura gutwita nyine mugomba gukora formal discussion mupatana mukaganira nyine mwese mukagira conclusion imwe yuko mwitegura gutwita kugira nyine mind ibitekerezo byanyu nyine bibe biri ready, brain ibiri ready kuri iyo like step mwumva mushaka kugeraho. Ikindi kintu haba physically mugomba kwitegura, murabizi neza yuko umumama yitegura gutwita agomba gufata nibuza folic acid mbere y'igihe yuko atwita nyine at least 1 month mbere yuko utwita. Ni byiza yuko umumama wese abanza agafata folic acid uku kwezi kose nibuza minimum, kuko nibyo bizongera no kuba yanda witegura gutwita iba successful nyine umwana akaba yanakora neza nta bibazo afite. Rero iyo umaze kwitegura muri kwa gutegura umubiri wawe ugomba gutangira gufata intungamubiri zuzuye, indyo yuzuye, cyane cyane nabakora ikiganiro kijyanye nyine n'ibyo wakibandaho, ibintu biri rich muri omega 3 fatty acids, carbohydrate, ibintu birimo vegetable, imboga ziri green izo ziri preferred. Ikindi avocado nayo irimo folic acid, kuko nyine iyo witeguye ugafata n'ibyo bintu birimo intungamubiri uzafatamo za vitamine dukenera, folic acid nkuko nabibabwiye umumama witegura gutwita at least afata 400 micrograms za folic acid buri munsi, bizagufasha kugira ngo yanda utwise ibe successful n'umwana nyine akure neza. Ibyo byose rero babikoze, ikindi kintu cya gatatu ugomba kwitaho ni ugutuma umubiri wawe well hydrated, ukafata amazi ahagije, ukanywa amazi menshi, bizakiyaringa inflammation, utuntu nk'utu twose bituma uba fit, uba umuntu udafite umunaniro, nyine umubiri wawe ube umeze. Utwo tuntu dutatu ni ingenzi ku mama witegura gutwita kuko bizaguha amahirwe yo gutwita vuba. Ikindi bihe chance n'anda ugiye gutwita kugira ngo itazavamo cyangwa wa mwana ugiye gutwita azakure neza n'inda igumemo, bikurinde no kwabyara nyine igihe kitageze. Utwo tuntu dutatu ni ingenzi, mujye mutwibuka abamama wese mwitegura gutwita, nawe utwite ugiye utwibuka kuko tuzatuma nyine inda yawe iba successful. Reka dukomereze hamwe. Mbanje kubabwira ariko ibintu byongera chance nyine yo kuba pregnant, yo gutwita, ya mwana umwe ya impanga, ibyo ni ukuri ibintu biza contributing nyine kuba watwita vuba nyine n'umwana utwise akure neza, n'inda itwise nyine ibe successful nyine ubyare neza igihe kandi kigeze. Noneho tugiye kurebera hamwe bya bintu bikongera amahirwe yo kuba watwita impanga. Ubundi ubanza ukibaza family history, like mu muryango wanjye tubyara impanga, cyane cyane ku ruhande rwa mama wawe nimba uri umukobwa nyine bizaguha amahirwe kuba wabyara impanga. Ariko nanone nimba kwa papa wawe babyara impanga ukaba waravutsemo kwa papa uri umukobwa, nawe bizaguha amahirwe nyine yo kuba wabyara impanga. Kugira family history nyine yo kuba iwanyu mubyara impanga buri muri kimwe gicontributinga kuba nawe wabyara impanga. Ubwo mugiye guhita mwibaza ngewe nta family history mfite, ubwo nyine I don't have any chance. Hari chance nimba koko ubyifuza, cyane ko nababwiye ibintu biri nutrition, ibintu bifite intungamubiri, diet ziri intungamubiri nazo bishobora kugufasha nyine covulatinga, gutanga amagi menshi nyine ashobora kuba fertilize, ukaba nyine byaba chance yo kubyara impanga. Ikindi kintu cy'ingenzi ariko nanone navuga ngo nyine bikongera amahirwe yo kubyara impanga, ariko nanone ntago ariyo better solution. Like science igaragaza yuko abamama barengeje imyaka 35 nabo bibaha chance yo kuba babyara impanga. Ariko nanone murabizi uko ugenda nyine ubyara imyaka yigiye hejuru gato, nabyo bishobora kuba byakuviramo ibyago byo kubyara umwana ufite malformation nyine bitewe n'imyaka yawe. Ariko reka twirebere imyaka nyine ni gute ishobora kuguha ayo mahirwe yo kuba wabyara impanga. Ubundi nyine uko mama agenda akura kenshi, iyo ageze mu gihe cya ovulation ashobora gutanga amagi menshi icyarimwe nyine. Ya magi rero ashobora mu gihe cya fertilization nyine sperm ishobora kuza ikayafertilizinga, either to sperm ishobora kuza ikayafertilizinga nyine bikaba byaguha chance yo kubyara impanga. Ariko nanone nyine
nanone murabizi uko ugenda ukura bishobora kuba bimwe byaguha amahirwe cyangwa ibyago byo kuba wabyara umwana ufite ibibazo, ariko nimba urengeje imyaka 35 bishobora kuba kimwe mu gisubizo cyiza nimba uhoraga wumva wifuza kubyara impanga ukaba nyine wabyara impanga, akaba ari ibintu byiza nyine kuri weho. Ariko nyine ntukibagirwe gufata ibintu birimo intungamubiri supplement igihe cyose utwite, kuko biri mu bintu bizatuma n'inda utwite iba successful. Ikindi kintu siyansi igaragaza yuko abantu bafite BMI ni like abantu bafite umubyibuho, nyine abantu babyibushye muri rusange nabo bafite chance yo kuba babyara impanga. Nyine abantu bafite BMI iri hejuru uzasanga rimwe na rimwe aribo abantu nanone iyo bagiye covulatinga batanga amagi menshi nyine akaba yose yaba fertilized, ukaba wabyara nyine abana barenze 1, 2, 3, 4. Ibyo nabyo bizakongera amahirwe yo kuba wabyara impanga, nubwo nanone tutifuza yuko nyine mugira umubyibuho ukabije, kuko ni imwe muri risk factor nayo yagutera ibyago byo kwarwara indwara nyinshi zitandura, diabete, umutima, hypertension. Ibyo bintu byose nyine ushobora kuba nawe wabigira, niyo mpamvu tutifuza yuko mugomeza kubyibuha. It's one of risk factor ku ndwara nyinshi nyine zitandura, ari niyo mpamvu tubashishikariza gufata ibintu biri health, haba diet, gukora siporo, kunywa amazi, kugira nyine umubiri wanyu ukomeze kurushaho kumererwa neza. Ibindi bintu byagaragaje yuko ushaka kuguha amahirwe yo kubyara impanga, uzasanga akenshi abantu bagira ibibazo byo gutwita hari imiti babaha, clomiphene ku bagore. Clomiphene yongera ovulation, nyine ituma haba ovulation, sometimes ukaba covulating more than 1 egg. Ibyo rero bikaba none byaguha amahirwe yo kubyara abana barenze 1, kuko uzasanga abantu nyine baba kuri iyo miti ya clomiphene ituma haba ovulation kuri bo, nyine bazatanga amagi menshi mu gihe cya ovulation, bityo nuhura n'umugabo sperm ikaba yafertilizinga more than 1 egg, nyine bikaba byaguha amahirwe nanone yo kuba wabyara abana barenze 1. Ariko nawe ntabwo mbifurije nyine kugira ibibazo byo gutwita, no kuri ibintu byiza kumva ushaka ugatwita ukabyara umwana muzima, ni ibintu by'ingenzi. Nubwo utabyara impanga rwose ukabyara umwe ariko akaba ari muzima, ari health, ameze neza, ni ibintu by'ingenzi. Ariko nanone nimba uri wa muntu ukoresha imiti nyine kugira ngo ikongerere amahirwe yo gutwita, menya yuko bishobora kuguha amahirwe menshi yo kubyara umwana urenze 1, utangire ube prepared. Ikindi kintu cya nyuma ngiye kuvuga muri iyi topics, uzasanga abantu bakoresha IVF, in vitro fertilization. Uzasanga nyine abantu bakora iyo procedure cyane kuri bantu nyine byanze kubyara ubwabo bakabakorera IVF, uzasanga uwo mama ni ukuri afite amahirwe more than 7% yo kubyara umwana urenze 1, akabyara 2, 3, 4. It's possible. Rero nimba uri kugerageza IVF, tangira ube prepared, umenye yuko ufite amahirwe yo kubyara umwana urenze 1. Ndakeka utwo nibyo bintu akenshi byagaragaje ko bishobora kongerera amahirwe yo kubyara umwana urenze 1, 2, 3. Nimba wahoraga wibaza oh my god, ni iki koko cyatuma nyine mbyara umwana, mbyara twin, mbyara impanga? Ibyo bintu nibyo biri science based, byagaragaje yuko byaguha amahirwe yo kubyara umwana urenze 1. Nizere ko iki kiganiro hari ikintu ukuyemo kuri bimwe mu bibazo wajyaga wibaza. Ese ni gute natwita vuba? Ese ni gute nabyara impanga? Ese ni iki nakora kugira umwana wanjye akure neza uri mu nda? Ibyo ni byo bisubizo nari mbazaniye kuri iyo topics. Nizere ko hari ikintu wungutsemo, kandi nimba ari ubwa mbere ntugende udakoze subscribe kugira ngo udushyigikire, udusapotinge, tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana. Ndabashimiye cyane kandi you're most welcome once again. Mujye muhora mugaruka, kandi ntukagende udakoze like ku biganiro byacu. Ni support ikomeye, ni inkunga ikomeye. Ni ukuri nkomeje gushimira cyane n'abantu bose bakomeje kudushyigikira, bakomeje kudutera courage. Imana ibahe umugisha, kandi turabakunda, kandi mujye muhora mugaruka mukora like, nyine murakoze cyane.